Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze gutsinda abami bane, Melekisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi. Yari umuherezabitambo w'Imana isumba byose. Asabira Aburahamu umugisha avuga ati, Aburahamu nagira umugisha w'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, kandi hasingizwe Imana isumba byose yashyize abanzi bawe mu maboko yawe. Nuko Aburahamu amutura igice cya 10 kuri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, jyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani, bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yezu araye ari butangwe, yafashe umugati, amaze gushimira arawumanyura avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya n'inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe, kandi igihe cyose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Luka. Nahabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abantu iby'ingoma y'Imana, kandi akiza abari babikeneye. Umunsi uciye ikibu, ba 12 baramwegera, baramubwira bati, sezera abantu bajye mu nsisiro no mu ngo ziri hafi aha, bashaka icumbi n'icyo barya, kuko aha turi ari ku butayu. Maze arababwira ati, mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Baramusubiza bati, nta kindi dufite kitari imigati 5 n'amafi 2 gusa, keretse ahari twebwe ubwacu twajya kubagurira icyo barya. Kuko hari abagabo bageze nko ku 5,000. Yesu abwira abigishwa be ati, nimwicaze abantu mu dutsiko tw'abantu 50. Babigenza batyo, barabicaza bose. Nuko afata ya migati 5 na ya mafi 2, areba ku ijuru, abivugiraho amagambo y'umugisha, hanyuma arabimanyura, abiha abigishwa be kugira ngo babihereze abantu bari baraho. Bararya bose barahaga, barundarundira hamwe ibisigaye, byuzura inkangara 12. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Ukarisiya ntagatifu ni isakaramentu ry'urukundo rw'Imana kuri twe. Mu isomo rya mbere twumvisha Aburahamu amaze gutsinda abanzi bane, ahura na Melekisedeki, amuhereza 1/10 mu byo yari afite. Nuko umuherezabitambo Melekisedeki nawe atanga umugati na divayi. Melekisedeki yitandukanije n'abami barwanyaga Aburahamu, mbese n'uwashyizwe ku ruhande. Ndetse Melekisedeki yashushanyaga Yezu Kristo, we musaserdoti mukuru kandi uzahoraho iteka. Ese guhereza ituro ry'umugati na divayi byaturutse he? Nkuko tubyibuka muri Pasika ya kera, Abayisiraheli bariye umugati, imitsima idasembuye, bafatisha imboga zisharira, barya n'inyama z'intama ya Pasika. Ariko nyuma igihe bageze mu gihugu cy'isezerano byaje guhinduka, bakajya barya umugati cyane bagakoresha na divayi. Kuko igihugu cyabo cyari igihugu cyeramo ingano, kikeramo n'imizabibu, bahoraga bafite ifu bakayikoramo imigati ijya kumera nka capati, ndetse bakagira na divayi. Mu gitondo baryaga umugati n'amata, saa 6 bagafata umugati n'amagi, naho nimugoroba bagafata umugati na divayi.
Bitewe rero nuko gusya kugira ngo haboneke ifu no gukora umugati byari ibikorwa bya buri munsi byaga umuntu ifunguro rya mu gitondo, saa sita na nimugoroba, byari bibujije gutwara urusyo cyangwa ingasireho ingwate. Abayisiraheli mbere yo kurya bavuga isengesho ryo gushimira Imana bita beraka, mu bwinshi akaba berakoti. Umukuru w'umuryango wafataga umugati akawerekeza hejuru ashimira Imana, akayisaba ko yawubatuburira kugira ngo bahaze, nuko akawumanura akawusaranganya abari mu rugo rwe. Habaye ikintu gishya rero igihe Yezu Kristo nawe akoze icyo gikorwa, kuko yazamuye umugati akavuga ati iki ni umubiri wanjye watangiwe, mwakire murye mwese kandi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. N'inkongoro akayizamura akavuga ati ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Ese guhabwa umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo byamariye kubihawe? Mu gitabo cy'Intangiriro harimo inkuru ya Nowa. Igihe yasohotse mu bwato yagiranye n'Imana isezerano, nuko Imana imubuza kujya arya inyamaswa n'ubugingo bwazo, ari byo kurya inyamaswa zanizwe cyangwa se inyama zikifitemo amaraso. Impamvu ni uko kurya umubiri n'amaraso by'inyamaswa byatuma umuntu agenda yigiramo umutima n'imikorere nk'iya kinyamaswa, bityo akagenda asa n'inyamaswa yariye. Nyamara uhawe umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo nawe agenda asa nawe, bityo akigiramo imbaraga zikomoka ku Mana zituma ashobora guhangana n'ibimugerageza n'ibimushuka n'ibitoteza ahura nabyo kuri iyi si. Ngaho nimwibutse ya ndirimbo ya Roho Mutagatifu ivuga ngo iby'Imana binanira udahabwa Ukaristiya. Gushengera Ukaristiya ntagatifu se byo byakomotse he? Gushengera Ukaristiya ntagatifu ndetse n'umunsi w'isakaramento ritagatifu bishinze imizi mu mateka maremare, amwe nayo abantu bahinyuraga ko Yezu Kristo ari rwose mu isakaramento ry'Ukaristiya, barimo yewe n'abapadiri, kugeza igihe Yezu Kristo yabiyeretse baba bazamuye umugati akagaragara nk'amaraso, ndetse n'ibindi bimenyetso bikomeye byajyaga bigaragaza ko Yezu Kristo ari koko mu Ukaristiya. Mutagatifu Julienne ari mu babonekewe, ndetse akaba yaranasabwe kubwira Papa ko hajyaho umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu. Uburyo bwo gutambagiza isakaramento ritagatifu bwo bushinze imizi mu gihe bita Middle Age. Muri icyo gihe abami bakaba baratambagizwaga mu bitabashwa, bityo Yezu Kristo we urenze abo bami bose, nyir'ububasha bwose, waremye ibiriho byose n'abo bami barimo, we akaba ku icyubahiro cyihariye kandi kirenze icyabo. Iyo dushengerera rero twegerana icyizere wa Yezu Kristo watwitangiye kubera urukundo rukomeye adukunda, n'isakaramento ry'urukundo yadusigiye, isakaramento ry'Ukaristiya. Bifurije mwese kwizihiza neza uyu munsi mukuru w'isakaramento ritagatifu.